Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Uburwayi indwara y'umutima disi kubera wowe nshuti ntavuze. Nagerageje kubyihanganira birananira. Nzabigenza nte ibyiza mbona nuko wanyerurira ukajya umbwiza ukuri mugenzi wanjye ejo ntazapfa n'agahinda. Guharara utyo ntabwo ari byiza muntu wanjye tugerageza uya wifata ejo utazabure ko na ruguru mugenzi wanjye kubera iyo mpamvu. Dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira mu by'ukuri ambwira ibyawe ndatangara. Dore ejo nahuye n'umusore njya kureba umupira mu by'ukuri ambwira ibyawe ndatangara. muze ariko umva nkubwire hari ahantu uvuga iki gitero hakuntu itangira gute ino ndirimbo. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda ku bihangano byawe. Ni byinshi cyane utabara umubare wa ni byinshi ntabwo nabishobora. Uyu munsi mu kiganiro Nyiringanzo ndagira ngo twibande ku bihangano bya Nyiringanzo. Uyu munsi turavuga ibihangano bya Nyiringanzo. Hari amabanga bahishe munsi igihangano. Uyu munsi nicyo tuza kuganira na Makanyagaboduru cyane. Iyi ndirimbo utangira ngo iki? Ngo dore ubundwa indwara y'umutima. Dore ubundwa indwara y'umutima disi we kubera wowe nshuti ntavuze. Aho ngaho najyaga mpica. Hari indirimbo rero ndagira ngo hari indirimbo zawe bajya bica bakajya bibeshya aho ngo nshuti ntavuze. Nshuti ntavuze naramuhishe ntabwo wamuvuze. Ntabwo nashatse kumuvuga. Indirimbo ni yaryari ubundi nayihimbye 78 niho iyi ndirimbo yasohotse. Niho nayihimbye 78. Mana ya 78 wari ukiri umusore? Nari nkiri umusore. Wari wagashatse? Nari mfite madamu. Nari mfite madamu. Ntabwo ishingiye kuri ntabwo ari kuri madamu wanjye ahubwo ni umusore wari inshuti yanjye. Yego. Bon. Twagiye kuko kureba umupira. Uyu munsi bakunze b'ikiganiro Nyiringanzo ndagira ngo tuvuge ku bihangano bya Makanyagaboduru ku myaka 58 amaze akora umuziki. Yego. Icyo gihe nakundaga Kiyovu mbese kumva uvuze nabi Kiyovu numvaga twamerana nabi. Kandi bakinaga no mupira. Nayikinnyemo uretse ko ntatinzemo kubera nagize imvune. Harya wakinaga nko kubuhe mwanya? Nakinaga mu izamu. Mbere nabanje gukina kuri karindwi. Uri umuzamu cyangwa uri ndi mu izamu. Uri umugora? Wagoreye Kiyovu? Cyane. Narinzi ko wakinagamo hagati. Nakinnye muri Kiyovu. Yeza honza gukina mu kipe ya Rwandaise. Izo kipe nizo ebyiri nakinnyemo. Nshuti navuze. None icyo gihe nari ndi kumwe n'uwo musore tugiye kureba umupira. Tugeze hariya bita ko haruguru y'intwari hariya. Yego. Bon, duhura n'umuntu aza guhagarika wa musore. Aramubwira ati barasinze ukuntu baraganira none aramubwira ariko ati uriya numwana ni inshuti yanjye. avuga uwo mukobwa avuze ko uwo mukobwa mbona
umusore nawe arinjiriwe turazamutse ubwo tugiye kureba umupira kwinjirwa no kumubabaza yarababaye cyane kuko uwo muhungu yamubwiye yuko uwo mukobwa ari inshuti bashobora ko bari bamuhuriye hari babiri turanisheri wanjye turatubiri hari ukuntu babivuzemo babiganiramo none waza kumubwira ati no aturiya mukobwa ni inshuti yanjye ati ni inshuti yanjye amaze kubivuga mbona undi arinjiriwe meze nk'ukubiswe n'intuzi tugeze haruguru tugiye gukata ikorosi ngo twinjire mu kibuga mu cyo kuri Saint André hariya tugiye kwinjira umuhungu aravuga ati reka da ati ngiye nsubiye inyuma wandi barakaye ati ngiye nsubiye inyuma ati hari umuntu untegereje mu rugo ati nibutse asubira inyuma ariko tukaba twari duturanye twari duturanye noneho ngenda ndinjira nirebera umupira uko bisanzwe ngarutse ntashye nsanga umuriro watse yagiye kumushakaho yarari ashaka umukobwa ngarutse amubaza iki ati amubwira ati kanaka mufitanye zingahunda bashaka kumerana nabi ngezeho ndamubwira ntoya reka nkubwire umukobwa niba gukunda bagukunze niba kandi yarikundiye uwo nguwo nta kuntu wabimukuramo ntabwo ari umugore wawe ati no dutashye nibwo yambwiraga ati ngiyewe vraiment ati twari twarasezeranye ko ngomba kumugira umudamu wanjye ati nkamusaba byagomba kumubabaza arababara cyane mbona ko yarababaye cyane nibwo nishakiye amagambo ntangira kwihimbira amagambo wahise uba wereye mpita mbo musore uhita uhagarara mu mwanya we wumva akababaro ke indwara y'umutima disi kubera wo nshuti ntavuze nagerageje kubyihanganira birananira nzabigenza nte ibyiza mbona nuko wanyerurira ukajya umbwiza ukuri mukunzi wanjye ejo ntazapfa n'agahinda mama yanjye nukumva binkora ku mutima urumva ukuntu uhagara mu mwanya we ejo ntazapfa n'agahinda noneho njyewe nkaba uwo mukobwa kuko nanjye yari umukobwa yari mwiza kuko mbwira umusore ndamubwira numva rero uriya mukobwa niba ari uwawe Imana yaramwikugeneye uzamubona uriya waje kubikubwira ashobora kuza ari ukubateranya ashobora kuba yaje kubateranya we ntubizi ntushobora kumenya ibyo ari byo itonde tuzamenya uko bihagaze byarayingiye gute ntabwo bigeze bana ari uwo nguwo ntiyigeze amugira ari barwaniraga ahubwo yishakiwe n'undi nta n'umukiro muri abo bantu umwe ari muri Tanzania umuhungu yibera Tanzania nawe murangano yari soliste wanjye wa mu rutabo gake we yari n'umunyamahanga yari umutanzania ubwo ngubwo nge indirimbo nyihera aho ngaho hari abantu batekereza wenda ngo indirimbo zose wahimbye ngo ni wowe harimo izanjye ariko harimo izo mba ndebye kuba ariko buriya nta musaza ubeshya hari imyaka umuntu ageramo si ngombwa kubeshya oya hari n'imyaka umuntu ageramo akavugisha ukuri uzi ko abantu usanga babeshya imyaka ntabwo nabeshya ndavuga abantu bakiri batoya muri za veni oya iyo umuntu ari mutoya ari muri 14 n'itanu abashaka kongera niko bimeze umugabo yarengeje 25
kubera ko atangira niba ari umusore ahita abona abakobwa bakiri bato yarashaka kumanuka begera kuko abari hasi abangana nawe batangiye gushaka agatangira kwegera za 20 agavuga ati nge ni 24 kugira ngo nyine bagere mu myaka umukobwa none ugeze muri 27 nawe ashaka kugira ngo amanure kugira ngo nyine umuhungu uri hejuru yumve ko ari umukobwa mutoya ariko noneho uko umuntu agenda kurageza muri 40 n'ingahe 50 ato ufite abana nyamara ibyo bintu babyumva ko ari byo nebyo umuntu ubeshye azagira abireka ashobora kubireka ngiye nkubwije ukuri ko nturabona umuntu ufite imyaka 90 ashaka umukobwa w'imyaka 25 agishaka kuvuga uti ngeni akavuga ati ni 70 ni 5 kuyango gabanya nubo umuntu 90 arashaka gutereta 25 ngani urakavuga ati ngabanyeho mwico ati ni 80 nabwo n'ubundi baba Makanyaga Abdul nishimiye kukwakira ku myaka 58 umaze mu muziki mubyeyi murakoze cyane kandi nifuje ko uyu munsi tuza kuganira ku bihangano byawe turagenda tuganira ku byo wibuka biri hafi ndetse n'abakunzi ba K2 bashaka kuza kukubaza bati iyi ndirimbo kubera iki iyi ndirimbo ivuga iki hari utuntu twinshi tuba twarisobye abantu mu ndirimbo ndetse n'impamvu umuntu aba yarayihimbye ibyo byo twishimiye kukwakira muri iki kiganiro murakoze cyane wanavuga nka Makanyaga Abdul ubona kuvuze Makanyaga Abdul umushamacuri we kugira ngo abantu Makanyaga Abdul abenshi bakunze kunyita sogokuru w'abahanzi uye ni sekuru w'abahanzi Rusakara dukorana hano yavuze ngo ngewe namwise Marshal Makanyaga Abdul Marshal mu muziki ntabwo babeshye umuziki narawukunze ndi umwana mutoya w'imyaka 4 yego ukuntu nawukundaga nari nzi yuko nari kuwukora ndi umwana muto cyane ariko birananira kubera ibibazo naje kugira ariko aho mariye kumenya ubwenge ndimo yibaza ngo ibibazo nuko nakunze muzika kubera papa yarafite phonography kare bashyiragaho ibintu bimeze nk'amasahane hanyuma bagashyiraho agashinge bikavuga bikaririmba noneho nkakunda umuntu cyane cyane nkunda kubivuga nakundaga indirimbo z'umugabo bitaga Wendo Korosoyi nkiri umwana muto cyane nkamwumva Wendo Korosoyi bukeye nza aho twari Bujumbura icyo gihe papa yari yaratujyanye yakoreraga abazungu ubwo turi Bujumbura none ngiye kubona mbona rimwe Wendo Korosoyi baramuza aje kuza gutemberera Bujumbura noneho mbona abantu bose bahuruye abana abagore abagabo bahuruye urugo yaracumbitsemo rwari nta muntu wanyuragamo n'abapolisi bagomba kujya noneho papa arambwira ati wa wundi ujya ukunda niwe waje ati dore abantu ukuntu baje kumureba nzamubona nte rero papa arambwira ati nzamukwereka noneho aza gucuranga icyo gihe acurangiye muri hoteli bitaga Pagidas niyo yari hoteli ikomeye cyane acurangira abantu bakomeye bakuru bakomeye n'abazungu n'iki bahuruye Wendo aracuranga arangije ku wa gatandatu aza gucurangira no muri Cercle Sportif yabaga ahantu kuri Saint Michel hafi y'urusengero rwa Saint Michel niyo nzu yagaragaraga y'ibirori papa arambwira ati ndajya kukwereka wa muntu ukunda ndambwira nsa ndagenda nabonye akuramo inota arabahereza sinzi nangaye yabahaye ubwo icyo gihe nigaga gardienne nigaga muri gardienne kuri Saint Michel mfite imyaka 4 hagati y'4 n'5 papa mfata ukuboko aranyinjiza twinjira muri cercle ariko yari imeze ityo abantu babyiganye biteye ubwoba icyo kintu ugifata nk'ariyo ntandaro yawe yo kugira ngo umunyamuziki noneho Wendo Korosoyi
aza gucuranga acuranza abantu barasara abadamu bakajya bafata imyenda ibitenge bakamwambika ndavuga ni nanjye ngo none mbwira papa ese haje uvuze ngo KT Radio uvuze ngo ni Wendo Kolosoyi indirimbo babyandika gute Kolosoyi Wendo Kol Ka Nika isanzwe kugira ngo abantu wenda ugomba ngira ngo abantu wumve n'uwari we watumye uba makanyaga buduru uyu n'uyu Marie Louise solo ngainayo ni foto yenda ifite mu rugo uyu nguyu uyiriwe ntangiro yo kumuziki niwe nakunze cyane eka numva wapi Kombo Louise lobelanga wapi Tina Louise nako balase Louise nako dilaye kokila lobi iki gihanganaga gute ukurikije uko wabonaga kuko ifoto iko yari umusore cyane yari umusore nka mbese nk'abandi ibyari byose rero kuko mboni ifoto ntabwo akiriho birumvikana yapfuye 2008 ahari ejo bundi 2008 niho yapfuye uvuze rero umukongomani yari umukongomani yaje mu Rwanda no ibujumbura wavuze cercle sportif ngira ngo ni hano oya yibujumbura warageze ku byo we yageze mu myaka 58 naragera nibura naragerageje aho nageze wumva utaramugezeho nukugerageza kugerageza kuko icyo gihe uracyamufata nk'umuntu w'igihangange kuko icyo gihe yari igihangange twese ko tugufata nawe nk'igihangange ugufata nk'igihangange bimeze yarate icyo gihe yarateye ubwoba kuko akukambikorwa kure neza akakwegera no tuganire nushaka ukatisha intebe usa n'undeba kugira ngo tujye tuganira tuvugana iyo ntebe isa naho yego kuko icyo gihe yararirimbaga uretse nanjye w'umwana n'ababyeyi bari bakuze wabonaga mu rugo iyo ndirimbo Marie Louise yararirimbaga ku ifono ukabona urugo rwose rurasusurutse rurabyina yego icyo gihe niho uyu niwe muntu w'icyitegererezo niwe nakunze cyane batuma uyu muntu ntari muzi uretse ndaza kukwereka n'ifoto y'imbaza nyifite muri telefone hano ndi kuzireba amafoto ndi kubona ngo barakwereka ari umusaza yari umusore wambaraga ukavuga uti wi abazayirwa bari baze kuririmba nibo basa naho aribo badutoje iyi muziki yacu tuzi yose yego basa naho mbese basa naho aribo badutoje umuziki yego abakongomani n'abafaransa yego abo bantu ko ari harya wowe n'impara cyangwa se barabasosomado ni harya ni mu myaka imwe ni nkaho ari mu myaka imwe yego uretse ko ubona bo baje irindwi urabona bagera ino hano 72 nanjye basanze ndimo kwiga umuziki bisa naho mwavubukira no kujya twitozaga twakundaga kwitoza twazaga mu rugo tukitoza soso we yiga ku Kicukiro buri wa gatandatu yazaga mu rugo tukirwa twitoza ibyo bita amakoro uruhare rwabo
uzi ko bari bavuye mu biganiro twagiye dukora bari bavuye za Lubumbashi uruhare rwaba ari abagabo mu gutuma umuziki ubyinika w'u Rwanda cyane cyane nko mu masuare mu butubari uwunganye iki ukurikije uko u Rwanda rwari rufite umuziki wa mbere wose ndawuzi danse traditionnelle imbyino gakondo ziwacu noneho bo bazana ibyo gucurangisha ibyuma no kugira gute uruhare rwabo urubona gute mbese ukurikije nkawe wabanye bakoze batumye umuziki indirimbo nyarwanda zishobora kubyinika nka rumba icyo gihe kuko bo baje ariko basanze natwe dufite natwe twari narindi muri les copains les copains mufite izo muririmba dufite izo turirimba ariko nyinshi cyane zari iz'abakongomani n'iz'abafaransa bitewe nuko soliste chef d'orchestre yari umukongomani bo bazana mu kinyarwanda noneho bakaririmba indirimbo mu kinyarwanda bakayicuranga igikongomani nawe twebwe rero icyo gihe twarageragezaga bon tugendera rimwe ariko ugasanga bo ku ndirimbo z'inyarwanda bari bazifite nyinshi kuko bari bafite abahanzi benshi b'ikinyarwanda bari bafite Sebanani wahimbaga bari bafite Kariwa Njenje yarahimbaga bari bafite Mimi La Rose yarahimbaga bari bafite Soso Madowe byari ibindi urumva abo bantu bose bari bafite uko ari bane bahimbaga indirimbo none twebwe rero mu kinyarwanda twari bake twahimbaga nkahimba nkako kamwe ugasanga ni kamwe kagakubitaho tugakubitaho izindi zo muri Kongo n'izi Burayi ntitwazitinyaga kuziririmba twaririmbaga indirimbo za Salvatore Adamo tukaririmba indirimbo gutyo. Reka twumve uyu mukobwa ariko urumva ko ari izo wagiye usubiramo zawe ntabwo dutinya kuzisubiramo kuko ikibi nuko aba ari undi muntu agushishuye njyewe nyine uzisubiramo ikiza yuzisubiyemo wumva ari wowe koko Mukamurenzi ni yaryari ni ya 76 Mukamurenzi ni wahe Mukamurenzi ni umukobwa kera tukira abasore tukira abana nyawe wabayeho yabayeho ariko ntabwo bakomeje kuba ino hano gusa waramuterese twaruzuraga twari abana gusa mutekereza ko tukira umusaza rwose ariko menya ngo rwose donc wakunze wakugiye ukunda kuririmba urumva abahanzi hari igihe umuntu tuvuge nka Nkuru Nziza wumva ibintu aririmba kanaka Masabo kumva wenda guhimba ibintu by'ibitekerezo bimeze nk'ibidukikije cyangwa iki undi akaririmba wenda izagahinda undi akaririmba iziki ariko wowe ikintu cy'urukundo biravuga wenda ibiganza akuriyemo cyangwa wenda abo urubyiruko abanaga narwo sibyo cyangwa abakobwa bakaba baragukundaga cyane kera hari abana twabanaga benshi wasangaga bakunze kuririmba mbyerekeranye n'urukundo cyane nanjye nakundaga muri iyo mood urabona hari indirimbo nyinshi za kera nzi ariko nagiye nzibagirwa kubera ko ariko wasangaga zirimo urukundo cyane hari umuhanzi ushobora kureba indirimbo ukabona n'indirimbo imwe yaririmbye umukobwa ariko wareba nka Makanya ugasanga abakobwa yaririmbye amanya turamusaza ntiyabateretaka cyane manange mu busore urumva byo ntibyabura mu busore uri umusore Mukamurenzi reka twivugire Mukamurenzi wari ugiye kumutubwira Mukamurenzi yari umukobwa usanzwe muririmba gutyo bitavuga ngo ni inshuti yabayeho bariho bariho kera yitwa na Mukamurenzi Mukamurenzi ariko mu gihe cy'amakimbirane yatangiriye bajya guhunga muri za 72 barahunze umuheruka mbere y'72 73 ni imbere n'icyo y'umuheruka n'icyo gihe hari twarabanaga twari mu rugo oya gutya oya ibyo mu muhanda gusa nko muri quartier
kwa kunda abana twari tukiri nabato cyane indirimbo yisohoye atagihari ariko atagihari ntabwo yarahari hari ivugamo iyi Mukamurenzi muko igira hino nkuguyaguye nkugushe neza ni ijambo nigeze kumubwira yego ariko nigeze kuri mubwira hanyuma nza kuryibuka ko nigeze kuri mubwira hari impamvu yatumye mbimubwira iyo mpamvu sinshobora kuyivuga ntabwo wayivuga umunono hakaba nk'indirimbo yitwa urugero nka Suzana we n'umukobwa buretse tubanze Mukamurenzi twumveho gatoya Suzana tumugereho Suzana neza yego reka tumveho gatoya Mukamurenzi mukobwa mwiza igira hino kuguyaguye kugushe neza umbwira ikikuriza shiriyo nimba ugituze ube mu mutima ube mu wanjye mukobwa mwiza w'imico myiza reka kwigunga ngufite gwa neza mugenzi nkomara agahinda turi kumwe n'umuhanzi Makanyagabo Duru umaze imyaka 58 akora umuziki akaba amaze kugira hari umaze kuzuza imyaka ingahe igiye kuzura 78 n'ubundi ubwo ni 78 ubwo watangiye ufite 20 yego bakoze ikiganiro Nyiringanzo uyu munsi twaganiye n'uyu mukambwe ukomeye cyane ni sekuru w'abanyamuziki bose b'igihugu tubutse ko kandi muri iki kiganiro turi kumwe na IBTC iyi ni Innovation Business Technology College ni ishuri ryigisha gufotora gukamera gutunganya amafoto gukora design z'ibyapa n'ibitabo gutunganya amavideo ubigisha gukora website kandi bakagira ishami ryigisha gukanika amapikipiki isomo ryigishwa mu gihe cy'ukwezi kumwe kandi wiza amasaha 2 ku munsi ikindi ibi byose wabyigonura ino utavuye ahura ukabona kariti imwe n'uwagiye ikigara ishuri rikorera urashaka kumenya byinshi mu byo bigisha jya kuruga waishatakadomo ibtcfilmschool.wase.rw ikitonderwa ku muntu wiga online yiga isaha zose ashatse kandi akega igihe cyose ashatse akanigira amafaranga make ugereranyije n'ushaka kuza ku ishuri uzi ukuntu bimeze umuntu uciye kuri promo code ya Kigali Today atanga amafaranga make cyane agira amahirwe yo kwigira ku mafaranga yo kwigabanuka rya 25% dore uko bimeze ubusanzwe umuntu wigiga muri IBTC yishyura 150 yaje ku ishuri naho uyiga online yishyura amafaranga 100 mu gihe ukoresha promo code ya Kigali Today we ugendeye kuri iyo tike ya Kigali Today wigira ku mafaranga 50 gusa ndabwo bibutse kuba wiga online promo code ya Kigali Today iboneka ku rubuga waishatakadomo ibtc akanyerezo e-learning.com muze mwige mugira umwuga ugezweho ku bindi bisobanuro hamagara nimero za IBTC 0788 5430 0788 cyangwa 0728 cyangwa ugasura iri shuri kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406 ikiganiro cyo ni impamba y'umunsi kuri Kaitiredi ngo bimeze bite turacyari kumwe na muzehe Makanyagabo Duru aho turi kuganira twumva bimwe mu bihangano bye uyu munsi turaza kwibanda ku bihangano kurusha nandi magambo hagati aho ngaho abantu barambwira bati muzehe nta gitaramo impesho uteganya nibura mbere y'ibindi byose amugani ko bakomeza kubimbaza nta gitaramo uteganya kugira ngo nibura tuzizihize turyoherwe ni hari igitaramo gikomeye cyane ubundi sanzwe nkora ngira ngo kuwa gatanu Kaizen abarabizi Kaizen hano Nyabugogo yego buri wa gatanu nkora ubu nsigaye nkora nahitwa ngo Diaspora Stop Center Kabeza kuwa gatandatu ariko muziki kumenya ari mwiza ariko arakandi kazi wakoze uretse umuziki narakoze cyane nakoze akazi ka debolage muri Kan Kigali
muri ambasade y'Amerika no muri ambasade y'Amerika nkoramo akazi ninjye wajisaga ibyuma byari ikiyezaga ari icyuma cyose nagombaga kujya kugite ibyo bagombaga kugitera ubari kuva wabona pansi ntiyaricaye nta kandi kazi n'umuziki to oya warahagurutsa aho ntabwo wicaye nukuva umuntu ajya muri pansiyo kugira ngo yicare ku gatebe yambara amasogisi na sandari wowe ahubwo hayo ugarukuza mu muziki nigira mu muziki kandi uramfasha pe uramfasha ntacyo nawuvebaho kabisa ubwo urumva ko ugikora ndacyakora mu gihe ntaba ni igitangaza cyane ku myaka 28 umuntu ugikomeye nkawe ugikora umuziki neza cyane ubwo icyo ngicyo kirasubijwe uwo musaza aradushimisha cyane Beni Nganji uwo musaza utikabeho mubyeyi utibuka Condo Gedewo wari inshuti yawe nibuka twibuka abahanzi bahitanywe na jenoside ko waririmbye indirimbo ye nitwa Michel Shumbusho Michel Shumbusho arakubwira ati buka Condo Gedewo ndashaka kuzakora ikiganiro n'umuryango we ariko ntibirakunda ariko twaravuganye ko tuzakora ikiganiro wamfasha ukibutsa abantu Condo Gedewo Condo Gedewo uriya ni nawe watumye ngera ku muziki mbese ngeraho mfite impamvu yamfashijemo niwe watumye njya muri orchestre Les Copains ubundi Les Copains yari orchestre ya Grender yari yarangaje abakongomani baza gukina mu ishuri hariya muri Saint-André kuko hari abanyeshuri yaraguriye za gitari kugira ngo bige muzika none hazana abakongomani agira ngo wenda bazigisha abo bana ariko baje abakongomani bahita bakora orchestre umupadiri bikore biraka none iba orchestre yitwa by padiri ayita Les Copains niyo zina ry'iyo orchestre yabanje muri Saint-André Condo Gedewo yarayirimo kugira ngo yarayirimo niwe wabanje kuba batteur wa mbere hano mu Rwanda kuvuza ingoma izi zitatu niwe wabaye wa mbere kwiga kuvuza drum mu Rwanda batteur wa mbere mu gihugu Condo Gedewo abantu nta ndirimbo wabibutsa yabaririmbye yaririmbye indirimbo hari ivuga ngo agahinda nshuti wansigiye niwe Condo Gedewo Condo Gedewo ntigateze gushira nshuti se mbigize nte ko naguhisemo ukaba waransize iyo yari ya Condo Gedewo rwose we yihimbiye ahimba n'iyindi kuko ngukunda umpoyiki iyo ndirimbo nanjye narayibagiwe ariko nayo yariye yandi ya Johnny reka Johnny ni yanjye icyo gihe twazikoze ari eshatu ko numva barimo babiri ni wowe nawe ahubwo ni njyewe na Theophile Rubayita Theophile Rubayita icyo gihe twaririmbye uwo munsi tuzishyira kuri radio twashyizeho agahinda nshuti wansi dushyira reka nkubwire ikintu kimwe gusa John dushyira uyu mwana niwe mahoro twazishyizeho aresha wowe na Condo na Rubayita kuko twari muri orchestre Les Copains mwese twazikoreye umunsi urumva y'amateka Condo nitumugero tuzagenda tumenya nyinshi mu ndirimbo yagize mu ruhare kugira ngo zishobore kuba zagira cyane ni nawe watumye niwe waje asa Nganji ndahabaye mwiriwe nje ntinze makanyaga ndamukunda cyane n'umuntu wanyandikiye ndabona ashobora kuba ari n'umubyeyi cyangwa se umudamu ati mwiriwe neza ni Kibuye iruri watubarije makanyaga ngo ubukene bw'amafaranga iyo bayita rubanda ntibakakoshye iyo nayihimbye 74 na 5 hagati aho yo ni yijyanye n'ibiki iyo ndirimbo nararose byatumye hari ibitekerezo nari ndimo nza kurota nijoro umuntu aza kumbwira arambwira ati ariko rubanda ntibakakoshye abimbwiye nza kubitekerezaho cyane muri iryo joro noneho mu gitondo ndi ku kazi nakoraga muri Kigali ndi ku kazi imvura iza kugwa saa 5
imvura iguye saa 5 njya kugama mu modoka nari ndimo gukora noneho nsanga habagamo imodoka habagamo amakaramu n'impapuro ubwo ntangira kwiyandikira ntangira rya jambo rubanda ntibakakoshye ni remix ni remix mbere niyo muri 7 niba ari na 4 na 5 nayicurangishije gitara acoustic ingi icyo gihe niho nari nkihimbi iyo ndirimbo ku bantu bakunda uturirimbo twa kera akanga niko baba bashaka kuko iratuje n'amatwi ariko muri concert ntabwo wayicuranga gutyo muri concert ntabwo yabifite ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye rubanda ntibakakoshye ubwo ni umva bimeze nkaho wabwiraga umuntu ukunda ngo abantu ntibakamushye ariko ni indirimbo yaturutse ku nzozi narose rwose iryo jambo umuntu ambwira ati ariko rubanda ntibakakoshye iryo jambo rero nicaye mu modoka za kwibuka inzozi narose none mfata agapapuro mfata iryo jambo rubanda ntibakakoshye ndishyiraho andi magambo ariko bitewe n'ibitekerezo ibitekerezo mana yanyu birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza mana yanyu uturirimbo twinshi nagendaga nduhimba bitewe n'ibihe nari ndimo icyo gihe nari umusore wakundanishije abantu benshi narakundaga kandi nanjye nkakundwa nakundwa nanjye nkumva biranshimije nkumva nabiririmba kandi urumva ukuntu abahanzi nyabwira abantu ni abantu b'Imana ibyo bintu ntabwo ushobora kubyibwira pe urumva uburyo urimba urukundo urimba cyangwa habaye ugutandukana ukamera nk'usaba imbabazi nta muhanzi warimba avuga ati kagira gutyo te warampemukira urumva icyo kintu n'abantu b'Imana icyo kuri abo babiririmba ariko ugasanga n'ubundi wenda basigaye barabivuga bakanatukana barabivuga kuko hari n'umuntu twigeze kuririmba hamwe muri Les Copains aririmba indirimbo ngira ngo yakomeje kubaho ariko iyo ndirimbo ntiyigeze igira igihe kirekire cyane ivuga ngo urabeho di nubwo umpemukiye umubano twabanye ndawibagiwe cyumva mu maso sinzongere kukubona gashobora kwica kuki urukundo rwacu waruhumanyije urumva yashizemo umujinya ako kanya yashyizemo umujinya yavuzemo amagambo menshi arimo umujinya ndanamubwira nti indirimbo urayishe aravuga ngo nongo hari uwo nshaka kubwira
cyokora yaramubwiye nubwo yabimvise yaramubwiye ariko yaramubwiye uwo musore nawe yitabye Imana imuheruka ridashitwaga François Semasaka. Umva mu bahanzi tukwiye kwibuka tukazirikana inganzo y'abantu tukamenya ko abo bantu babayeho. Urumva bibabaje cyane kino kiganiro nyiri inganzo n'impamvu cyabayeho. Urumva nka Semasaka ntabwo tumuzi. Niyo ndirimbo kuko itagize cyane itanahari. Urumva dushobora kutamumenya ko yabayeho. Mana yanjye turi kugenda tuvuga ku ndirimbo. Banyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe. Icyo navuze ibanga ni ry'ababiri ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Njye nkunda kutabeshya ntabwo ari ibintu by'igihuha byo kubeshya byo kugira gute. Mana yanjye urumva turi kugenda tuvuga ku ndirimbo iyi ngiyi hari uwabwiraga cyangwa barabyibagiwe ariko donc iyi ndirimbo ubundi kwiririmba iyi ndirimbo yo nayiririmbiye madamu wanjye kandi nje no kuyishyira kuri radio nabanje kumusaba n'uruhushya ndamubwira nti yarayikundaga cyane kuko madamu wanjye namushatse 73 ariko iyi ndirimbo naje kuyiririmba nyuma hano muri za 80 manza ari muri za 81. twumva amabanga yanyu aracyariho turi kumwe n'umukecuru ariko turi kumwe. Yego ijambo wambwiye turi twembi umuranda kuva pe yanteye icyizere gitubutse simvuze ndacecetse. Ekeraho uririmba nukuri amarangamutima bitema umutima akomeye cyane. Hano ni muhumburwa ni muhumburwa hano ni muhumburwa wari ukiri muhumburwa iba batata mbega indirimbo shushu ngwino nguhe ibyo nakugeneye. Mami wibuke ko ntigeze mbiguhisha ari ubuzima bwanjye n'umutima wanjye. iyi nayikoze kenshi iyi nayiririmbye ndi muri Les Copains hari muri 7 na gangahe naho hari muri za 75 na 6. Ariko noneho naje kwishyira muri Zuke nyuma ariko turi murangira mwirangira nabwo ihari yitwa ngo iki Shushu yitwa Shushu by Makanyaga. Irangira irangira ariko indirimbo zabo nyinshi hari usanga zitari kuri birashoboka zitari kuri YouTube zishobora kuba zarabaye nk'izibuza abazishyiraho birashoboka ariko irahari mwirangira. Iyi ngiyi n'ubundi ni yandika twumvaga bayanditseho irangira kandi yari rekope hari n'abandika ngo shushu ngo bayimpara ariko turetse twumve iyo niyo ngiyo iyi ni irangira. Shushu ngwino nguhe ibyo nakugeneye. Hano ni mwirangira nta mateka yihariye ifite amateka iyo no kuririmbira tune madamu gusa namuririmbaga iyo
yabatate kuko umuhanzi ni byiza mukanya turaza kwakira n'abantu bakubaze barakubaza rwose ku buhanzi bwawe umva iyi ndirimbo turayizi muri ya mbere original yari ya mbere yari ya yari muri Recope yari muri Recope cyangwa niri Nkumburwa ariko hano washyizemo umuziki uryoshye ntakubeshye iyi ndirimbo yigeze kumpesha icyubahiro turi muri Salus Populi hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza ubona inkundira nagerageje ukuntu nakwihangana nka buri kintu na kimwe cyanyibagiza buryo bagenzi urukundo ni indwara kandi itavuwe yakwica n'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda hari ukuntu wagiye ukabya muri ino ndirimbo ahantu hose wagiye muganga kugira gute ngenda bama ikinini cya aspirini na Fenerga bama aspirini kugira ngo inyoroshye umubabaro hanyuma Fenerga mbona uko nasinzira byose bigira icyo mbona uko nasinzira ariko birangira umubonye abari bwo ahubwo noneho ari ubwo nyira iyi ndirimbo n'ubundi ni gutyo yari imeze mu Nkumburwa amagambo nayo tu n'amagambo nayo urukundo muze uretse no kuba ntabwo waririmba ikintu kitakuri tujye tuvugisha ukuri icyo gihe nabaye urabona uko twabyiruka icyo gihe tubyiruka icyo gihe twabyirutse mu gihe cy'urukundo wasangaga kuko urugihari hariya washinze urugo ryarwo nashinze urugo 67 ufite imyaka ingahe bwo mfite imyaka 20 umaze imyaka 58 ufite urugo rukaba rugihari urukundo wari rufite muze urukundo wari rufite ati mwiro neza nitwa Shema muri 2010 niga muri segonderi nakunze Makanyaga cyane byasazi ku buryo numvaga uwampa kumubona byonyine nashaka nkipira urumva ikintu umuntu ariko mujye mutwibwira ngo ga ari isura urakomeye cyane ndi yitwa Alice ati muraho neza Beni nitwa Vital nsubiza Makanyaga tukamukunda cyane rero n'umuhanzi w'umuhanga wakoze nganje gutumira Makanyaga Abdul ku bihangano bye ndabasuje ndi mu karere ka Musanze ndi kumwe namwe kandi ndabakunda cyane nibikunda tubwire ku ndirimbo nshatse inshuti reka tuze tuyigereho ahagire hera nshatse inshuti zirananiye ni muri Recope ni muri Recope iyi ni Recope iri gucura iyo ni Recope nayo yatangiye indirimbo bwa mbere niyo ya mbere tuyitangira hari 7 ngira ngo barakubajije ngo yivugeho rero iyo ndirimbo nayihimbye kubera Condo Gedeon ngaho da Condo Gedeon arongeraga Condo Gedeon twari muri konje na icyo gihe ku kazi nari nabonye konje ko Gedeon yari artiste yandikaga ku mamodoka agashushanya amatablo akajya binyigisha nanjye maze gutangira kubimenya rwose noneho sinzi ukuntu nagize kukonje ku kazi noneho ndamukurikira kugira ngo tujye gukora ikiraka dukora kuri Someka twandika ku modoka dushushanya na mashini yandika ari amamashini bitaga Hermes turabikora turashushanya turandika turangije baduhemba amafaranga 240 y'icyo gihe urumva ko hari amafaranga menshi amafaranga ntiyaguraga tenga yose tuwavugaga ko ushobora no kuguramo na Suzuki ya Samurai icyo gihe arambwira Suzuki ya Samurai ni kakamodoka gato twari twazanditseho hari imodoka hafi nk'esheshatu noneho ayanjye arambwira ati akira ujye utahane nawe hano nsigaranye 40 yo kujya kwishyura ibikoresho twakoresheje yego ubwo
asaguka ubwo yajyanye 40 200 ndagiye ngiye kuyabika uko yakagiye yakundaga intama agatama yigira muri cafe Impala muri abasore yigira muri cafe Impala aragenda aranywa pe aranywa urumva ko amafaranga 1000 kandi wowe ikintu cy'inzoga ntuyize ku rurimi ngo wavuka niko wavuze oya narayinyo nigeze kuyinywa yaranyaguyizeho narayinyoyeho naranayinyoye icyo gihe twaranasangiraga nuko icyo gihe nuko gusa nanze gusa kumuherekeza kuko ngiye nagombaga neho nari ngishaka mvuga nti mudamu wanjye ataza akagenda umugore akanisangira uruko byandi by'umugabo ucira mu babuki noneho baragenda aranywa arasinda ko abo yasengereraga abo basangiraga n'abantu n'abantu bakuru bafite ibirokoro bafite ibirokoro noneho bakaba bari inshuti ye baramukundaga cyane nabo baramukundaga baramubonaga bakamuyegera muri hari muri 76 hari 76 ba ofisi noneho aza kunywa arasinda amaze gusinda atangira yari n'umukarateka atangira gukina karate akora bati umuntu nukumufata tukamujyana mu rugo iwabo abo basirikare bati turamuterura bagiye kujya kumuterura ashaka kubereka ko ari nawe ari umukarateka yego araguruka agurutse kugaruka hasi urumva ko yabavuye mu yarabishikuje noneho ntiyabasha kwitangira kubita umunwa ahantu hasi ku poto y'isima yari mu cafe Impala hari noneho amenyo apfumura umunwa wo hasi umutwe arawujanjagura ku buryo mu maso harimo amaraso mana yanjye bamujyana ntabwo bamukubise ntabwo bashagaga kumufata kugira ngo bamushyire mu modoka bamucyure yego ntabwo ari urugomo yego bari inshuti bari inshuti ze bari basanzwe bamuzi nuko ubwo ngubwo bamujyanye kwa muganga ageze kwa muganga none ngiye sinabimenye mu gitondo ngiye ku kazi nakoraga ari muri Kigali umuntu ni waje arambwira tero abizi ni ati mushuti wawe ati ari mu bitaro hari ati ameze nabi ati ameze nk'umuntu wapfuye kabisa nuko ndavuga inde condo bati tagena nakuruhushye ndagena njya kumureba mageze nsanga wapi amaso ya hose yabyimbagatanya hari ku munwa bapfutse bagize gute mana yanjye ndamureba ageze aho nawe ngirira neza yumvise ko nahageze arambura amaso mbona arambuye amaso arandebye ifoto narayibonye ni mwiza kubi ni mwiza cyane yari umusore mwiza cyane ifoto mfite nabonye ni umusaza yaramaze gusaza afite imvi z'umweru asa na Yezu w'i Nazareti voilà ziriya mvi z'umweru yazigize afite imyaka 14 niza gisore ntabwo ari uko ari umusaza hari ira foto ntabwo ari ugusaza ni foto ndayifite mu rugo ni foto ya buriya ni imvi yazigize afite imyaka 14 ari umwana muto nuko yarameze nk'umwarabari ndashaka kuza kuri ikiganiro yariraburaga ahubwo muri umuna we amurusha inzobe arirabura ntabwo ari n'inzobe yariraburaga pe ira foto nuko ari noiribura ariko mbona ko ari umuntu mbese umeze nk'umusomali cyangwa Ethiopia yari umusore mwiza cyane nuko ubwo ngubwo kwa muganga ndeba ukuntu ameze ukuntu yabaye akuramo agapapu agira cya mbona arambuye akaboko ashyize muri tiruwari y'igitanda cyo kwa muganga akuyemo ka agenda yakundaga kugendana agenda ashyira hano
yandikaho amagambo make ambwira uko byamugendekeye. yakubwiye ko yaguye abanza umunwa hasi. Bo amaze kubinyandikira gutyo ndagenda. Uko namubonye rero uko yarameze ndavuga nti ntahimbye indirimbo muri ibi bintu ntacyo. Nubwo navugaga ko nabihimbye ko ari abantu bankubise ariko ntabwo bari bamukubise. Ariko ngiye nabibonye nk'umuntu ngenze gutya nkaba umuntu akankubita gutya n'abaseye nkuramo igihangano. Nuko nguko nabikoze. wanayisubiyemo wayisubiranyemo n'abakiri batoye maze kuyisubiramo hafi nka gatatu. Iyi ngiyi noneho yarebwe n'abantu miliyoni 1.1 miliyoni 2.1 nisona cyakaniringira nibiteye kabiri tutaranduranya kubona muzeha urukungoma na Francis twitwaye naganiriye kurimbana indirimbo n'aba bajene bari bakiri batoya nabo urumva maze kuba abagabo abandi bakaba abagore umva byaramaze iki mu byukuri. Njewe ibintu binshimisha mu buzima bwanjye iyo ndi kumwe n'umuhanzi mugenzi wanjye yego numva ari ikintu kinshimishije. Icyo nkoze ndi kumwe n'undi na mugenzi wanjye numva kinshimishije. Bo igitekerezo cyane cyane cyavuye kuri uyu musore Clement buriya akiri umwana muto ducuranga Shelando yarakana gatoya rwose warukazi niwe wazaga kudukorera installation azanywe n'umugabo ubitaga Bahati bagendana ubona arakana kitonda cyane akadukorera installation yarangiza akajya kurikirana n'amajwi uko agenda asohoka. Wumve ko umuntu akora muri kariyeri mbo haba hari nka instrument yagize ikibazo niwe wazaga akaza akaturebera. Arakana gatoya ubona arakana gato kakibyiruka. Papa we yari inshuti yanjye pe na n'ubu iyo duhuye turaganira dushobora kumara n'amasaha n'atandatu turi kumwe. Basi noneho azakuza ubwo azakuza arambwira ati igitekerezo n'ejo bundi ariko ubwo yari amaze gushaka arambwira ati ariko mfite studio ati wazanye ziriya ndirimbo zawe ukazisubiramo tukashobora kuziha tukazishyira mu rwego rw'ubu ngubu. Ndambwira ni sawa. Ngenda mubaza nise nshobora kubona abana bashobora kuza kumufasha kugira ngo tuziririmbe zibizubu nyine. Ati ibyo ngibyo nibyo tugiye gukora. Abazana ahamagara azana ibihangange bihangange. Buriya Platini yiga muri university bamwitaga umwana wanjye ngira ngo murabizi ni promotion zacu nyine bamwitaga ngo bamwitaga Makanyaga. Nuko ubwo ngize Imana mbona ndababonye bose baraje bati reka tuzakurira ziriya ndirimbo zawe tuzisubiremo turebe icyo bishobora kubyara. Tubikoze ngiye kubona mbona abantu barabyishimiye. Ndavuga ni ibyo nta icyangombwa ni icyo ngicyo mu muziki. Umva ngo zirihinda ishyamba rikanihira abatindi bagashyubwo babazizi dusingiza akagera nziza. Urayibuka iraryoha cyane. Ndahakunda cyane. Sinshobora kukubwira ngo ndayizi sinyi narayibagiwe pe ni nziza cyane. Nakubitanya na Rutuku hagati ya Murambi na Muvumba indutuyicyuya yamurenze amaso yamushize gahanga. Kagera nziza urumota no mu Rwanda
mushira munda ubwo mukubisa amaso sanga umugabo yakanzwe Kagera nziza urumutako mu Rwanda arakomeza avuga igifaransa ubwo nanjye nkavuga ikinyarwanda tubuze gice duca amarenga arabona narayibagiwe hariya niyo mu marushanwa niko ba niyo yari mu marushanwa ya ORTP hari amarushanwa icyo gihe twakoze amarushanwa icyo gihe niho twari tugitandukana n'abamararungu inkumburwa zitarimo abamararungu ba mbere abamararungu ubwo twari tumaze kwitandukanya nabo ari ni inkumburwa nshyashya ariko dufite ibibazo na komine kubera kwanga kuva kubera agasuzuguro kayo twavuye mu bamararungu abamararungu rero kugira ngo tuvemo byabayemo ikintu twashatse kugira ngo twitandukanye n'ikibazo twari dufite ntabwo washoboraga kujya gukora ahantu bakakubwira bati orchestre ni ya komine wajya kwikorekera ka ugasanga n'ubundi bibaye noneho ibyuma ukajya bonza gutira umuvandimwe wacu turamubwira tuti twebwe rero turabona reka twego tujye kwishakira ukuntu twajya twibonera ibiraka ntabwo twajya dusohoka kubera komine icyo gihe byashatse kuzana n'ibibazo ariko tugeze aho dusanga nta bibazo birimo buri muntu wese turacyari kumwe nkaho nubwo twatandukanye ari abamararungu basigaye ukwabo n'inkumburwa zisigara ukwazo ariko twarahuraga abavandimwe bo ntacyo abacuranzi nta kibazo mufitanye nta kibazo indirimbo ntabwo mwahuriyemo n'abamararungu oya none icyo gihe yari bagiyemo abamararungu nibo bwaririmbye Rwanda yacuritse abo ni abamararungu bakangahe bakangahe kandi muri kumwe ntuza Salus Populi niyo yabaye iya mbere icyo gihe ya yindi ivuga ngo umurage ngo ntugaruke kabureba gusa ngo rano gaturihe abamararungu baba bakabiri twebwe tuba ba gatatu mwumvise ari sawa cyangwa mwumvise babarenganyije ntacyo njyewe niyo wangira uko wanshyira aho wanshyira hose njye sinzi impamvu wumvise ari sawa numvise nta kibazo rwose numva nta kibazo pe Sarusi ya mbere umuriri yari umuriri ariko yari Salus Populi yego n'ubundi noneho iya kabiri abamararungu inkumburwa ariko wumvise indirimbo ari byo wumva ari byo rwose uko zikurikiranye numva ari sawa ni indirimbo nziza nuko ubwo ngubwo tugize amahirwe turahembwa twese turataha twese n'abamararungu tujya gushaka ahantu tujya kunywa icyayi harya abamararungu bari basigayemo wa mugabo yishinze tutaravuga amateka Shabani uriya Habineza Shabani n'abandi basore bari barimo ba Miroki witwaga ba Jeff abitwa ba Maya bari bakirimo bose uretse gusa twavuyemo turi nk'abantu bane ni indirimbo rero wirengagiza kandi no ndirimbo ujyirimba mu makonseri iyi ndirimbo siga nkangwa n'imihovu ntaratinyaga inshira nzima usubira mu makonseri sinjye gikunda nkunda no kuririmba oya suku sinzi impamvu hari igihe nyiririmba nka rimwe mu mezi angahe kandi abantu bakambwira bati waturirimbiye ya ndirimbo ivuga ngo sigaye nkangwa n'imihovu ntaratinyaga inshira nzima sinzi impamvu hari igihe gusa ntiza vuba yigize kwihisha igihe kirekire bituma abantu batayiharara urahangara koko iyo shuka nibeshya kuri inshuti
ubuna n'amayoga ngatereka inkone n'amagumba ubwo bikayabazwa kwishimira minsi nabirangubuna awe minsi we nza kugera nahe indirimbo rayibora iyo ni y'abamararungu uyu ni wowe ariko indirimbo urugo rw'umugabo ni iyanjye rwose burya urugo rw'umugabo burya ubona ko rwubaka biruhije nyamara barusenya ntibabura iyo barwubaka munsi y'urutare iyo batizanye urabikurira hari impamvu yatumye ihimba hari impamvu nibyo hari umuntu waje mu rugo koko akora iryo jambo ashaka kundangiza pe ntashye nsanga mbese byakomeye koko usanga barakaye ariko kurakara iyo uvuga ukuri kurigaragaza hari iyo akenshi abahanzi ikintu bakunda guhura nacyo batunyamara umukobwa bacurangana bati nakazi kawe bati bari n'ibintu nk'ibi abadamu bacu barabimenyera iyo ducurangana n'abakobwa ubundi ntabwo ari cyo tuba tugambiriye cyane muraho neza mwiriwe nitwa Jean Paul yego Jean Paul mutwarize wa musaza wari utuye wa mushuti ye yari ituye irutongo ariko kubaza ngaho mabwire ndakumva yindi twumvise mu kiganiro cya Soki wa wundi waririmbye indirimbo yo muri Nyampinga yego reka itagidusubiza kuko ni naravuze ngo nzakubaza amakanya kanze tumubaze tega amatwi umva twakoze ikiganiro dukora n'ikiganiro umuntu waririmbye ngo dawe wa twese muhuza wacu yitwa Soki Nsengiyumva ni umurundi waririmbye muri orchestre Nyampinga voilà uwo mwana yakuriye i Kigali akorera ku muntu w'umusaza witwa Sezibera Celestin w'irutongo yarambwiye ati makanyagara cyari ntimakanyagariwe ngorahira ntariho kandi akora ibitaramo ahubwo Sezibera twacuranganye muri Les Copains parmi ndavuga mu bantu banjyanye muri orchestre Les Copains bakantiza n'imbaraga n'uwo Sezibera Celestin na Condo Gedeon nibo banjyanye Sezibera wumve kuntu ntabwo nifuza ko abahanzi bacu bagomba kwibagirana naho batabayo afite indirimbo yaririmbye ngo kandi urabona iyi ndirimbo yitwa ngo Isabelle nkawugiye ute Isabelle nkawugiye kugiye kwica amasezerano mu buryo ntakekaga nibaza ikintu cyabiguteye kwigendera utasezeyeho ukaba wisha amasezerano mu buryo ntakekaga ni ya orchestre yese Les Copains irahari se indirimbo yitwa Isabelle ya orchestre Les Copains mana yanjye ko ntayo yari ya Celestin uretse ko namufashijemo cyane ijwi niwe Celestin ni Celestin rwose nzayikora iyo ndirimbo ko nayuze yewe kandi kuri radio yari hari Radio Rwanda Isabelle ni nayo ndirimbo ya ikinyarwanda twatangiye kuririmba cyane cyane muri Les Copains yaratubazaga ngo ariho yarapfuye yitabye Imana hari undi muntu wanyarikambwe yakurapfuye muri za 89 nibyo ararira umusaza yararize nyine ngo wambazaga makuru ko ahubwo umuhungu we niwe dukunda kubonana afite umuhungu hano ubwo tudakwiye gukora ikiganiro kuri Sezibera Celestin cyagombye kuba uramfasha kubana nimero yari yavuzaga na gitari basse neza cyane yari bassiste mwiza cyane yari n'umusore mwiza wakundaga abantu wari sharp cyane ubwo nari naravuze ngo nzabaza amakuru yari nawe yari yarize muri Saint André hariya muri college Sezibera yarakurutaga cyangwa mwari oya naramurutaga no usukuri mukuru ndi mukuru naramurutaga Sezibera
kuko umuntu arambwira ati narerewe iwe yaramfashije ankura aranjandura we yatubwiye amateka atubwira ko yajaje kwa tante we umva ni mu gihugu cy'amahanga aje ahageze ntibabana neza bituma zerera abankamayibobo Sezibera aramutoragura aramufatana mwigisha umuziki amurira n'amashuri arangije noneho yaherwaga amakuru ye kuva icyo gihe yitabye Imana ahubwo afite umuhungu witwa Yves afite n'umukobwa Yvette asigaye yaragiye muri ntuza yaragiye muri Canada Usa twengeze iminota mike muri twe tugenewe kumva byari bikiryoshye nta kibazo niba tudukubita reka nuko rero hari amateka washatse kumbaza hari indirimbo ya Suzana Suzana rero burya nayikoze niho nari nkiri umusore hari umwana w'umukobwa bitaga Suzana twasaga naho duturanye twakundaga kumenya twari tukiri bato ariko yaba rimwe yigeze gutaha iwabo muri Rukara n'ubu wanjye sinzi ko nanahamenya nabonye tugenda n'amaguru tuva iwacu muherekeje mpaka mugezi wabo mugezi wabo tugenda n'amaguru tuganira guhura Ikibungo muri Rukara uvuye Kigali tuvuye Kigali muherekeje tugenda n'amaguru masanga twagezeho finijoro hari nijoro sinamenya amasaha mugenda mugira Rukara kandi twageze ahantu Rwandex tubona Toyota Stout y'umuntu wajyaga kurangura mwanga kwijyamo arayitubwira ati mwurire tururira aratujyana tugeze imusha ubwo ahandi muhagena n'igitsi tugenda ariko tukageraho tukaruhuka twagezeho tuganira kasi cyane yari sheri wawe ariko ari umwana turi abana byari ubusheri bwo bwana Radio ntabwo kiriho nabo barahunze icyo gihe ngo bahungiye muri Tanzania nuko bambwiye muri hamyaga muri 72 nubwo muheruka ntabwo uzi niba yarabayeho ni batakada sinzi niba bakiri uzi ko umuntu aba afite amateka menshi uheruka icyo gihe 72 nubwo muheruka icyo gihe sinzi niba byaragenze bite sinamenya kugeza ubu warinze urongora agatima kakiri hari nzi ko ari ino Imana Nyagasani nibaza ise nzamubona kugeza ubwo nubirarangira indirimbo yisohoye ryari rero nayo nayisohoye muri za 70 na kangahe hari cyangwa yaragiye yaragiye ukibuka yaragiye bagihunze 72 urumva ko mu myaka 5 niho nayihimbye ivugamo ibiki wenda nubwo Suzana garuka Suzana ese nibyo uvugamo reka twumve Shabu nawe ryicahase kubibona Suzana mbana rapuye nzizo rukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamo Mbona kwandikira gagabarwa nkugarura mukusubira
Makanyaga iyi ndirimbo ishobora kuba yaraturutse ku ndiba y'umutima wawe cyane ibi bintu hari abandi bari barabibwiye nko kuri radio gutya nigeze kubiganiraho n'abantu benshi kuko igitekerezo cye ndumva nshobora kuba twarabiganira hari benshi bakunze kuza mu rugo kumbaza ndababwira uko byagendekeye urumva yaturutse ku ndiba y'umutima pe cyane uyu mwana w'umukobwa ibyo uvugamo by'igihangano wenda wongeyemo bindi bitari by'ukuri birimo wumva ukurikije ino ndirimbo mbese numva byose bisa naho ari ukuri kuko namubwiraga numvaga nshaka ko yagaruka no kumumena koko twajyagayo twigeze kujyayo icyo gihe bari berekanye filime ku manywa tujyanayo muri filime urumva ko yari aho yabaga hari ahantu ku muntu mwene wabo noneho tujyana kureba filime yo ku manywa ubundi filime yabaga nijoro ariko icyo gihe bari bayikoze ku manywa ari kuwa gatandatu nuko turagenda turayireba turatahana hakiri ku manywa ajya aho yatahaga nuko uwo munsi wo kugenda namuherekeje ndakubwira twageze iwabo bwije cyokora baranyakira neza cyane ibintu kibuka mbere y'imyaka 60 baranyakira na mu gitondo nzindutse gutaha basaza be baramperekeza rwose warayeyo harayeyo narayeyo muntu koko ariko indirimbo yiha agaciro cyane ngo uzaze gutaramira Muhanga menyeri Jacqueline niwe mahoro niko bakubwiye Muhanga kuki utajya wa mugani ubaze Muhanga mperuka yo koko ni hambere nkunda kujya gutaramira ahantu ari uko bantumiye ntabwo witumirira nabyo byoroshye kuko babitegura wowe kwaza iyo ndirimbo ndayifite urabeho dina umuntu wita Shumbusha arayifite ndayifite Michel ni urakoze kutubwira izina rya Semasaka izina rya Semasaka cyane twamuvuze yitwaga François Semasaka wundi warimbye dina mbabara uyandike uzayime iyo histoire ya Condo ati niko kirikoko Isabelle ndayifite Ben Isabelle ni yande Isabelle nkawe niyo nakubwiraga ya Celestin Seziwe uyu mugabo nawe ni archiviste ukomeye cyane yasezibera muri Rekope arayifite umva ko birimo kugenda bikemuka cyane Ben Makanyaga yatunejeje kabisa turamukunda cyane yitwa Damas wibatsinda ni Bosco ku munini Nyaruguru byiza cyane Ben we suza muzehe Makanyaga yo muganira wumva muganira nk'abangana nuvuga ngo utubariza ibyo wakoze cyane tugushimiye uyu mugabo waduhaye Makanyaga twamukoze cyane kandi nubu aracyafite ubuhanga budashidikanywaho nitwa Frederic Mbirebe atumvira mu murenge wa Nyabinoni baragushima cyane Bosco nyamashike komera cyane mwiro neza nukuri Makanyaga aririmba amarakanzinga mu maso yanjye gusa n'umuhanga cyane nitwa Alexis Wibusengo aho bita Karambi muze niki twibagiye kugira ngo dusoze iki kiganiro ndumva ntacyo indirimbo ni nyinshi kandi igihe kiracyariho igihe muzantumira nzongera nze ari ibintu twibutse turi kumwe ntabwo turashaka kuzakora cya kiganiro twavuze cy'abasaza batatu ibishyitsi by'umuziki neza cyane kizaba cyitwa ibishyitsi by'umuziki yego reka tugushimire cyane kuba hari abantu benshi bagihamagara bashaka kugaragaza ko bashaka kuvugisha ariko ati mu muhanda mugira umuhanda mwiza muzazi wacu dukunda ni batsinda Damasi batsinda bagusuje cyane muzeyi kandi bakoze cyane ko bakoze cyane sinzi niba hari ikintu wavuga mbere uko dusoza iki kiganiro cyacu rega ntureba nk'ubu hari abenshi bazi yuko ngiye ntagihange indirimbo yego indirimbo yawe ni nyinshi mfite indirimbo nyinshi ucurazo muri iheruka mu rugeni ihe
iheruka niyihera mbanza itarakunze kuvugwa cyane nka ntuza ngo ivuga ngo ndagukunda iba kuri YouTube se iba kuri YouTube ivuga ntabwo iriho ntabwo ziriho nta no ku maradiyo ntazo ngo erega mukunzi waririmbye huze wenda abantu bakumva ho gatoya ngo erega mukunzi sinari umugenzi nk'abandi bahita nk'umuyaga mu mukenke nge naje nshagawe n'urukundo rumwe rushibuka imiryango rwagura inzira n'amarembo dukesha umubano mu bantu rwakire nta wundi naruhaye ni wowe nakubonye rimwe ndagutekereza nsanga nta wundi dukwiye gusangira ubuzima ndagukunda hari indi bari bambwiye ngo nkubaze bahungu mwe mbonye bahungu mwe niryo mbonye ni ibintu byari byabaye ku muntu ariko n'ibyo ubona ku muntu ni ibitekerezo ubonye nko ku muntu umuntu bagenda bakurura hasi yahembwe nkaho yahembwe ngo ajye kwishimira mu rugo agataha ari uko barimo kumukurura hasi barimo bamwe bamukubita imigeri ijya mbonye bahungu mwe ningana gupfusha imbyeyi ningana gupfusha imbyeyi amaze guhaga urwagwa urwamo ruramurenga yiyambura agahuzu ubwo yiyambika agahinga yiyahura kuba abonye atazi inshuti n'umwanzi ijya mbonye bahungu mwe mana yanjye n'iri mu ndirimbo iri mu urwenya ariko irimo n'amasomo ni wowe ngono variante ni yacu mbe mama waruyebewe ntabwo ntabwo nyicuranga kandi nziza no muri concert sinjye nyicuranga uzi ko uzisanga ucuranga zimwe gusa hari izo wibagiwe kandi hari izo nibagiwe kandi nziza cyane iranaryoshye Siraji yitwa ngo hari nyinshi nyizo ngiye ivuga ngo nari naragukunze ari nako nkwizeye nsigaye nkureba nkakubonamo babiri sinzi uko nibutse nayo ariko sinjya nyumva hariya barenga yawe ni yitwa ngo iki barenga yabo ni izina ry'umunyarwanda Georgette ni nuza Georgette nayo iri mu ndirimbo zakunzwe cyane Georgette nubwo ntayifite ariko ntacyo Muzehe Makanyaga baraziririmbye kandi turacyari kumwe nawe turacyakeneye ndacyazifite hari izo ndimo guhimba ubu ngubu nguko namubonye sinzi nyinshi nimara kuzegeranya zose maze kuzikora vraiment muzaba mukoze cyane ndazifite ndimo ahubwo uriya mugabo wo mu Bubiligi yari yambwiye ati ndashaka uzaze studio nje uzayikorera ino hano kuko hari abana bino hano bafite studio umwana witwa Didier afite studio nziza cyane yari yambwiye ati uzaze ukore hano mu Bubiligi ati uzikorera hano mu Bubiligi ati ngufashe muri iyo album yirangize none ibibazo none bigenda biza ari bizakemuka n'ubundi bizakemuka kandi Imana nimfasha ntibizarenza mu kwa munani nagenda kujya kubikora Imana ikurinde kandi ikomeze gushoboze gukomeza gukora akazi kawe neza ku muziki Muzehe Makanyaga murakoze namwe kandi ikomeze ibarinde ikomeze irinde n'abafana bose turi kumwe
bakunze b'ikiganiro Nyiringanzo, reka dushimire muzehe Makanyaga ku myaka ye 78 akaba amaze imyaka 58 akora uyu muziki kandi ataratezuka, ijwi rye ritarasarara kandi akaba agifite inganzo agihimba n'izindi ndirimbo. Ntabwo bisanzwe ku bantu bose. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Ikiganiro ni Nyiringanzo, nitwa Bisangwa Nganji Benjamin. Niba hari undi muhanzi wifuza ko tuvuga amateka ye, nyandikira kuri mail yanjye ariyo bisangwanganji@gmail.com. Ntabwo twifuza ko abahanzi bacu bibagirana kandi baratanze umusanzu wabo ku gihugu. Muramuke mugira ibitotsi byiza, Imana ibarinde. Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere, dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe, bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka.